uyu munsi uzaba ufite gahunda yo kuza hano. Uyu munsi naje mfite gahunda. Noneho reka njye nshinjere kari mu rugo mite. Tugende. Iyi nkoko ebyiri ariko zari ntoya. Inkoko zingahe? Ebyiri. Ngaho niri. Nta kibazo. Ase mukobwa. Wagiye. Nyumve gusa inshuti zanjye yarangiriye. Wari wagiye gushura inshuti zawe se kandi n'izindi zaje kugusura izawe. Umuhungu wa Karoli nta gahunda mufitanye ko yahoze hano. Agushaka. Uwuhe? Mudidi. Mudidi? Nta gahunda dufitanye. Mwakabaye nta gahunda mufitanye akaba yaje hano. Ko yaje ambwira ko ari washaka. Ntabwo bizi nta gahunda dufitanye nawe. Ariko wa mukobwa uri gitangaza. Wewe muri ibisatsi ibiki byose ariko ma wabuze undi muhungu mukundana utari Mudidi. Ntabwo dukundana pe. Wa mukobwa dore ndagiye ariko mbanze nkwiyame ugende ufate ibirayi aho biri ubihate kandi nsange byahiye. Nta kibazo ariko muhungu nta kintu. Ibyo ni ibikoreba n'akazi kawe. Wico nzi cyo wamisha wagira gute hakuntu yaje hano ntabyo mupanga. Genda untekere burije ndagiye. Agacika. Se ubona bari kunyumvise n'ibyo ngibyo. Ibyo mbana. Mubwire ntabwo nshaka kuza mu rugo. Itonde. Ariko njye ni byiza. Byaba byiza gute se wararikanteza mama? Sinaje guteza mu rugo. Gute wacu utambwiye baka? Asubwo kuba naje wanyine byo kuba ikibazo. Nese kore kibazo utambugishije ngo mbe ko mba. Nawe utangiye kuba kasamo. Njye n'urukumbuzi narinzanye nje kugira ngo mbe nkugwemo nakungwemo. None utangiye kwivugisha ibyo ngibyo wowe. Wankoreye amabara bararabantuka. None umva none uragarutse. Cyangwa nabwo naho. Hewe none se nabo. Nyine ko nyine numvaga nyine naraje ariko ngize byari intambara wowe. Kubera se. Cyangwa muri. Oya, uzutambugishije. Ikize. Ahubwo agenda bariyo batakumva bakankisha. Nyungwamo nigende. Oya, ntabwo byakunda warabandaje ijoro. Hako wagereka kwigira ibyo bintu nk'ibyo ngiye. Ungamo byo nyine nkigendera. Ntabwo byakunda. Okay, ngagize nizere ko ari kuba mu bana. Naho nje. Hako wagereka kwigira gufa. Ntabwo ndi bujye kuvomerera amazi. Kandi nenda bizi urashaka kumpobera. Reka ntabyo nshaka. Waraje neza ababyeyi. Mukecuru ararantuka. Utambwiye wumvaga ari sawa. Ese nakubwiraga ibiki? Nese nagomba gusaba uburenganzira kugira ngo nzi wanyu. Wagira ngo wari kumamagara kandi shareka. None se mu ko nabonye nyakiye neza. Tugasangira n'amasaka. Asubwo wari mu kwigira ibiki? Nese ajanga bikubwira hari. Isunde kubwiye. Yarantutse ko. Bambaye neza. Reka ni ibisanzwe. Wabaye n'inzoga. Ubwo no Buse ndi kurya. Kandi ka mubwire. Nangu namubwire. Urambwira iki? Ahubwo ubwo nari inkweto nshyashya. Ndumva ahubwo uri gutera brag. Cyangwa namubwire gato. Wapa ariko cyo uzagaruka. Uzamumagare. Noneho. Hazo sindi kukuvugisha.
uyu munsi uzaba ufite gahunda yo kuza hano uyu munsi naje mfite gahunda noneho reka njye nkinjerekani mu rugo mite ngabo ntacyo jya kuvoma nabwo ubanza umbaze mudahahurira genda nawe tutahuri muje kumbeshye kumbwira ngo bahari ngo bati nyine mutahahurira mukanya hano bari bagiye kure ngakomeza ugenda iwanyu nabi bigende ako reka mubwire nyamara reka mubwire ushatse reka kwigira ikufa wapi mama mama ndabizi mama wese ntubizi ka nkunda ni kubizi kandi reka mubwire anshingiye niba ubuze ukaneza mama none nakubonye sinzi ko namukira mana yanjye aha sawa nyine uwo kunteranye ngaho sawa mwana uvuye kuvoma cyangwa uri kujyaho tujyana uvuye kuvoma cyangwa uri kujyaho tujyana kubera iki se utabizi ndi mwana ko mbona warakaye warakajwe n'iki se mwana nagashenzi ki indaya mbi mwana tawa karimo karanyirataho zibitese meze neza nyine nzira nabigira umugenzi mwana ngo abanyarwanda bajyaga bavuga mwana njye kureba ka gashenzi karariye ubizi ko cyagiye nagiye kwenda mubu ahanjye ndabubwira ikibazo reka nigende nitahire zasubira kujya kumureba nkimara kugerayo nasanze ariyo nyine tukaganira nyine iyo wana ibintu bigenda neza kureba uzi mukansubiyeyo yugohobera kikaniye nturushye mwana ubwo si ugahamagara ko kuri fone mugahurira ahantu kashaka kukwikaza ugahita ugateramo nk'iki ugateramo nk'iki intero y'ikinde mwana karayisa nkamutera uki mwana umukobwa w'abandi ugatera iki ariko nta mpamvu yo kuzahura umva bajya baca umugani ngo utabusya bwita ubumera nakubita karayisa ariko njyewe usura uko ngana gutya undi gatoya nta mukobwa ujya unyinira wowe wewe nta mukobwa ujya ugukinira reka baraniye ndi intare wowe njyewe ukumva ubwo butoya bajya babona ko bwirata ubwo bugira amakara ariko ntabwo ubizi sha none reka mubwire mu bantu uzayobora noneho kahita ntuzamuyoberera noneho uzi ko abakobwa bose baniye njyewe ntakajya kanza n'imikino ndagapfa mwana reka kuza ibintu by'ubudode tujye kuvoma cyangwa se tubiri iwanyu ubundi mpamagaye nani ubwo utumbwira ngo ubwo baragutinya ubundi se gutinyiriza njyewe uzi ko yo kamenyera mita ntacyo kuko wenda tubyihorere tugira icyo bagutinyira njyewe yaje noneho iyo tuganiriye kakanzanaho ibintu byanyu ngo ko kuza kambwira ibiki n'ibiki kagashaka mpita nkakubita njyewe nta bintu tujya tuvugana byinshi umukobwa reka mu bwenge ibyo ntabwo nabikora na mama wanjye ntabwo ugeze mbona papa mukubita nawe ngo ngwiki wapi mwana wapi ahubwo rero nubwo twicaye gutya ariko buragora byeka njye kwivomera kuba mu gitondo ntacyo ndakoza mu kanwa wowe mwana mudumva mu nda bigutogota reka nigende genda rero tujye kuzana amazi ako sundi wanyu nta kintu kiyo ngo ugere manzi nihereho mu rugo rero twatetse ibijumba ariko twabimaze byose uzi yuko mpari kandi nawe ntabwo ukinkunda noneho ugiye kujya nkwibuka muri iyi minsi umva noneho ugiye gutera ipafu noneho uko nkubwira njye umva nagiye kwa ruza kwa Margarita nyine kwa nyina wa Clarisse ewa nasanze hari ukuntu cyabajyaga bagira babitera nyine inuza ko umva za mbetizi nyine natwazaga bakaranze masaka nyine kwarazijyaga fresh none nashatse nabuze nishatse yihorere ariko nyine mu rugo noneho rero mwana ntukarye ngo urangize utamamagaye niba bamaye pronza kandi mwatetse n'inyama byari ndagufana tugende ni inkote ebyiri ariko zari ntoya
inkoko zingahe ebyiri ese ariko ubwo zagemuriye cyangwa wasangiye n'abandi twasangiye ariko ninjye wariye nyinshi tugenda tujye kuvoma burije ariko rero